Tuzamuliga tagihereza hajoro ridashya. Haleluya. Tuzamuliga haleluya. Ebutanga izindi umucuranga isebe n'imibusi tubanza tuzamuliga haleluya. Tugiye gutanga wenyine uzerekeza ku mutima wawe ubana ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Numara ucuranga isebesha turamya Imana ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana kuki yarereka afungutse dushatse. Haleluya. Ukuvuga ngo turanye Imana komeza twumva ubwiza bw'Imana. Zamuka ngiye kumusaba imigisha Imana iri muri bihe erega sinakurekura. Namenye kumusaba imigisha Imana iri muri bihe erega sinakurekura. Sinakurekura erega mana we erega sinakurekura. Sinakurekura tuzamuligaza ai sinakurekura erega mana we erega sinakurekura. Ai sinakurekura tuzamuliga ai sinakurekura erega sinakurekura
uretse gato nari mvuze ngo bari mu iteraniro tubwire gutya ibiganza bibiri hejuru namenye ko uri se w'imigisha. Umuntu utazi ko Gatore ari papa wa Joro nta muntu utabizi keretse udafite amakuru nyine, ariko umuntu wese uzi ko Gatore agira umwana w'umukobwa witwa Juri arabizi ko ari se wa Juri. None ko turavuga ngo twamenye ko Yesu ari we se w'imigisha, ukagumya ukipfumbata ukamera ukavuga ngo sinakureka. Iyi ndirimbo bayiririmbye ushize ndi muri Kenya nandi gukurikira amateraniro ku online, ndanezerwa ndaheka ngeriya nijoro nkajya ndyama nkabura position ndyama kubera gusa bavuze ngo namenye ko uri se w'imigisha. Sinava kajya ndyama ikigiye kuba bikanga kareba iriya bikanga ndanezerwa ndavuga ngo Fred Honore uracyacuruza ntamucuruza wo mu banazi uri hano. Jackie uzaneshe ubuhaye Fred abanywa ibindi turabitekerezaho mu kanwa. Bana Yesu asifiwe sana. Uzamura ibiganza shout haleluya. Zamura ibiganza. Ongera uzamura cyane haleluya. Tuvugirize Imana karibu. Haleluya. 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 Muri tayari. Perezida yigeze kutubwira umuntu wabwirije arababwira ngo ukubonye uburyo bw'unezerwa ngo kubera ko umubabaro ugize utabuhamagaye. Ukubonye uburyo napore ukubonye uburyo bw'unezerwa ngo kubera ko umubabaro ugize utabuhamagaye. Bana sifi mfite ikibazo na Kavoma mukinguruke murebe. Kavoma ari kunezerwa kamata se akiyo none umutima wambwiye dusubiremo iyi ndirimbo muri sebe. Hanyuma hari umucuranzi uri hano mu Uganda witwa Mugare naze hano, hanyuma mwegere Kavoma nubona atahise wamuyitora, nubona atahise wamuyitora tugumye twiruke. Hanyuma bano bahungu muze hano muze hano uzamuke hano. Yes muze ngwino papa mfite yanjye cyane muze. Iki kibuga ni kinini, noneho Fred nazajya yiruka agacaha tuzajya tumugenda inyuma tuvuye hano abana kuza hano tukagira gutya. Abantu bari kuri kamera mu gihe tutarabona kamera zibiri